ariko se wamugane uretse gato kwiyunga si ni ibintu oya Dumba ubundi Muyango yavuze ngo nje kubera hano hari good vibes so let's chill Shamba barira ndabinginze abantu ntibashaka ko ari amahoro nshaka Onyumvira Muyango gukanda kwa Dumba bitangana ahantu hatariho kagakunyumva okay reka tubyihorere reka ibyazinda ndabyihoreye sinjye mumbabarire ibyazinda reba hano Dumba agakanda ahantu Thank you so much guys for the losses for the gifts ngeze Muyango ku bihumbi 10 dore ni uri inyuma ubu ngo barasaba ndabyihoreye Muyango basi keza tediski muziyunga reka Dumba ndabona wakomeje guhatiriza reka nkubwire ikintu kimwe sibyo nemera ko umuntu mu gihe cyose agihumeka nta kintu kimwe kidashoboka na kimwe cause nzi inshuro nyinshi nagiye mvuga hoya yanjye ikaba yego nzi inshuro nyinshi nagiye mvuga yego yanjye ikaba hoya sibyo hamwe n'ibihe hamwe n'iki cause ibintu bimwe na bimwe bari bwo bikimara kuba bimwe bigishyushye ibindi bikimeze gutya nyine sinzi ukuntu nabikubwira sinzi ukuntu nabigusobanura ngiye nk'ukuntu mba mbyumva so umutima wanjye ntago winangiye umutima wanjye nta rwango rurimo umutima wanjye nta kintu na kimwe kibi kirimo ndaryama nkasinzira nkabyuka I'm so blessed nyine ku buryo ibyo bintu nyine kujya kubihereza nyine value cyangwa burden nta simbizi nyine ukuntu ngiye mbyumva so mu gihe cyose mpumeka nabo bariho kandi bahumeka ibintu byose birashoboka ikindi nta muntu n'umwe kuri ino si like ushaka kujyana n'ibibazo ukumva ko bizaguma gutyo ukumva ko bikemutse nibyo byiza cyane kurushaho nanone bidakunze ubuzima burakomeza sibyo gusa mu gihe ngihumeka nabo bari ku isi bahumeka ibintu byose birashoboka so let's give it some time kandi let this be the last question umbajije ku bantu cyane batari hano probably baniryamye cyangwa bari mu zindi gahunda zabo sibyo okay ariko kimenye namubazaho kamene kumutunda okay bye okay ariko bana kuroze ntiyakarabye yamasubire muri mode y'ama gift rategura atasubira muri mode kanibaze ko nuko Imana muya uransubije pe ariko kanibaze ko Zinda na Keza nabo bafite umutima nk'uwo nguwo yavuze ko ari ikibazo cyane mu bongera kubivugaho babyumva ari kwibaza naga ari kubaza Muyango twamwumve Godfather nawe rurahubuka wese ngo bumva hari icyo bajije urumva kanibazo ko Zinda na reka nkubwire Dumba njye nagiye mbona nagiye mbona amatemonyage cyane n'ibintu byinshi ya mu movie mu biki nuko tutaba twizera ngo bibaho ariko ndabizi neza ko bibaho ubu se njyewe n'abaya nibo bantu tugiranye ibibazo cyane bikomeye cyane hano mu Rwanda ahubwo nuko sometimes nyine tubivugaho cyane nyine abantu bakajya bagira ngo ni ibintu nyine biremereye kandi ugasanga bo mu mutima nta n'umwe ugenda afitemo Muyango nta n'untekereza nanjye ugasanga nshobora nko kumara week nta n'umwe ntekereje cyetse wenda kwa kundi uza nko kuri live kabibonaho cyangwa ku ma YouTube you get so reka tubyihorere ni ukuri tubyihorere bose ndabazi ariko ushobora kubaza ibindi bintu ntavuze ku bantu Imana my love waretse ibindi bintu ntavuze ku bantu ibindi bintu ntavuze ku bantu 700 ubundi twereka tuvugane hano gutya turi hano tuvuge kabano Dumba barimo ndabesha ku bantu naroze bene wanyu barimo ndabesha Mutamba none kucyukome urabe abantu sawa ndakwiyaga na murozo sa na Mutamba we warenge nawe murozi nini badushira muri screen turi bari cyaro waro garide wa muturage we nicyo gitambaro ariko akose ko ngiye nivugira nage kubona mwese muranyanja byo wallahi ndababwiza ukuri ko Muyango ni mureba nabi mwese arabatambukaho hano thank you Kim Gatema aka kanya ko mbona Muyango agiye kuncaho
ndagucaho nyine ahubwo ngo ukuremo nawe hejuru mpite nkumanura ujye kwandika muri comment sawa rero ibyo wandika ngo mwandike muyango muri comment ndakumanura ariko muratse nk'umugabo nyamara Dumba nubwo ntemera uzi ko ari hara hejuru kuri tani uzi ko ari umuntu wa kabiri uvanyeho muyango hara hejuru umuntu mbwengo akunda voice yanjye ubu ntago ambeshye mana we oya ugira ijuru ryiza ntabwo Imana yakwimye byose muyango ntukabamerete ubundi se Godfa uretse wowe mpinga Dumba ntacyo mbaye hagati aho ngaho urumva ntacyo mbaye muyango urabizi uko ubwiza bwawe ninjye ubuzi bwose ariko iki ndamenya ari nde wakiruzi oya none se simbizi utari sinakubonye mu gitondo utari makiya cya gihe muza mu rugo nakimenye muyango ugira umaka PR Dumba ajya avuga mfite akashinge ninde hano umudireta wowe umudireta nkakwereka reka okay buretse yongere kivuga muyanda ndahari cyo ngo hongere thank you umva ariko murabonye imitima muri comment mama dore imitima umutambuzi ko cyari tukiri abana iyo twajyaga Imana Belize Cynthia Olivia thank you ngongere ubivuga reka turebe yo muya kutadutegure Christmas party y'abana shamana nago nenswe iki kibazo nza kugisanga wabonye ko uyu muntu ndi namuzibije guys I'm sorry Christmas party y'abana till next year nabaye busy cyane mumbabarire aha Divine uwa mubonye sheri wanje thank you nyamara muyango ashobora kuza gutambuka kuri Dumba muri aha Divine uwa se nago mwamubonye none yatagiye kunshaho burundu ngo Dumba namubonye nguyu nawe ntabwo ajya mara kabiri mu rukundo thank you Eli thank you Shekina Grace Mashetoni yo mana we Divine uravuga bombo bahekenye bahita bajugunya Divine wenye ariko twagiye ukoresha amagambo atari mu urongera kuvuga nabi Divine Dumba nago nzongera kuvugana nawe babarira nyamara muyango ashobora gukora Jesus ariko wabonye DJ Mami thank you TikTok bana we birarenze Ana umudereta bamwitse Ana namuciye sheri wanje Ana wamuciye uyu munsi byaremye abagome wanjye nukuri mana we mana birashyushye iyo Godfa urakoze guha Ana kuko rwose yari yihebye umwana ega muyango wigize modereta even if cyane ngenda ba moderating ahubwo hano ndatangira n'abakuru ariko muyango uko njyewe ariyo mpamvu njya nzakurira umva muyango ese wowe muyango ni umuhanga yabonye uburayivu bajya bamuvugira baravuze reka ngende mbwatake nera modereta kwanza mbereke ndabakura ubu next time bariho barakuvuga uzajya uvuga ati nzamura uhita umanura kasiya zose oya sinshaka kuzamuka kuri live iriho mva muyango amahirwe ahari ntabwo bisaba kugira ngo uzamuke kugira ngo umanure abantu iyo uri moderator w'abantu utanazamuka uyama yiwirahira urabaho bantu Dumba namukuraho cyane ntabwo ikora ko ndi guhita muhereza akamyuta atangiye kuvuga ibintu bidafite gahunda ase wakino umva comment sasa uri kumva comment ariko comment we irandangije ya Eba Esther ngo muyango ndagukunda ku buryo mba numva n'umupangayi wanjye akuvuze nabi prayer ve ariko mwana uriya wa Shaurine suka kuko uri umuntu ufite umuntu Shaurine thank you Joella thank you TikTok thank Yesu we ikibazo cy'uko muyango Dumba muyango aragukura amaho mu masegonda kwicecekeye nimbona nyegereye ndahita nigera yo dora kabwa n'ukuri yo Miracle thank you shiri umuntu wanga Dumba arakagwa mu mwobo TikTok kora Dumburi ikigo Joella thank you shiri thank you ubona kwegereye uragenda nimbona nyegereye muyango ndahita nigera asa abantu ba hano muryama ryari ngenda ashaka kubabaza nk'ubu tasaba zirageze
none abantu baracyuzuye bari Koza njye ndashaka gushimira Godfather reka mbabwire impamvu usiko ari mu bantu like bamaze kujya bereka abantu ko kuri TikTok ashobora kuba ari amafaranga undi munabona ikintu mana akaceceka akabyihorera mumaze kubibona cyane nje gusubibona arabona bitwereka akadushishikariza rwose ngenzi n'abandi bantu yagiye abibwira kandi bimaze kubyaza rurodo vuga ko ari njyewe wowe wose umusaruro n'uwuhe mereza gift Dumba uziko Dumba na gift yaguhaye nimwoza navuge ko ndi igitindi ndabareba nkabibwira ngo Godfather uburozi bwe ntabwo bufunguye narakuroze wahashano we muri umunani kandi umugore mwiza bas uburozi bwanjye bufunguye jewe Yesu Kristo bambe kumusaraba noneho Yes. mwari mugiye kuzavuga ko ndi umutindi mwabinwe ndabazi koza bino nibyo bita funga kinwa Dumba muhungu mwiza umusore ukiri muto ufite icyo ishyira muri big screen bandebe umusore muto Godfather kanyanga wambonye wakimetisi we baby wambonye Dumba wagishwe Godfather ukize Dumba mukuremo mbabarira ngo kumbe kiba kizifu oh thank you Jackie uyu ni Jackie ndi Jackie umugore wa Dumba really yo umugore wa Dumba urabizi ariko nawe wari ubizi ko Jackie ari umugore wanjye nawe abagore ufite nzaba numva ibya wa mugabo erega ni umusiramu arabemerewe niyo mpamvu nahisemo kuba ikiremba ngo azashishuka umva thank you so much erega njyewe abantu hano babaje bakababeshya ukuntu burangiye nitonda burangiye ndi umwana mwiza cyane yo babarira turabizi kabisa ngaho muhinde Samusu kubivuga yeye ku mutsi w'iryinyo uritonda pe biragaragara yo thank you Dumba guhamu yango Dumba abantu mwandike muri comment ngo Dumba icyerega nge nikorera utuntu twanjye nitunze ntabwo nyagara ibintu birantunguye ubu ntabwo uri bwongera ukakisubiza nukuri nge sinyagara ibi bintu Godfather ajyana akayagaragaza gasakuza bakiratira gute kino kintu umuntu atarakisubiza oya ho ntabwo yakisubiza bya byarangiye cyabaye icyawe wowe na TikTok ariko wana ntusinzire sheri humura Dumba gusa anahumura no kuri baraturegeranye pe oya muyango tombi oya sharago none ndi tombi ubundi up muyango usikujya kunganya na Queen ari Queen yaryamye yarakusha bibiri gusa Mukashima Charlotte Messi ndaryama Kendra you're welcome Godfather kuramo Dumba muri screen bampa ibihumbi 10 thank you so much nkuramo n'ubundi nashaka kwirya agire kariya gatoya konyine nashaka kwirya kubereka ko umuhungu mwiza akiri muto wakoze kumenya Godfather kuramo Dumba banshire ku bihumbi 10 shiramo mukara ndabona mukara yandwanyije ese we Godfather ariko ninde Dumba ninde uri guhamagara mukara ubajya bari kuri X cyangwa ari crazy Anna wowe uri mukara are you crazy uri nyira utisiga amavuta bareba gute ko batari kuri coding uranzi wowe bagushyira muri washyira mukara muri big screen tukamureba gahakana bamubona babireba shere ko Dumba ndakwiyamye banyarwanda kazi ngo si mukara ana si mukara Dumba I don't like to talk bad to anyone leave me alone mukara abantu bose bafite umutsi ukomeye baza kuba ikibazo kutwivangamo Dumba musanyiwe nawe bose kuzajya baga abana b'abandi mukara ugarana gushimisha ni mwiza no sheri wanjye mbara don't mind about Dumba uri mwiza njye none muyango ndabigomba kumenya ko uyu munsi byaremye abagome rekabana umuntu azabinyomoza ariko mukara ugomba kumenya ko ibintu ino mihanda ntabwo why you calling me just bad name I did what to you
Akoshe ana yawe. Ayo, n'icyongereza ntabwo kakizi neza. Bahumva. Are you crazy? Wowe bukara Okay, we're gonna talk English, me and you. Only just English. If you said I don't know English, okay? Are you okay? Dumba, are you ready? You're here to embrace me just for nothing. I did what to you? Embrace you. You are here to embarrass me just for nothing. You got it. I'm not embarrassing you. I Why? say Why? For what? Dumba, No, not what black, was the dark. reason? I'm okay. Okay. Dark. Sawa nyine. Okay, We're we're good. going to speak English, right? Munatuma nanjye mvuga icyongereza. Yeah. Okay. Uretse gato Dumba. Uretse. We Ana ibyo ntabwo biza kuzana amakoyini. Oh yeah, Anna. Birakuza no mujye mutuvanye We have no. Let's speak English. Let's speak English. Bana muri ibyo Dumba. Tuvanamo. Umugore wawe yaragiye gutse. I have to protect my God. Mukara yaragiye kuri wallahi. I have to protect my queen. Mwese murabatwana mutamba. Akimana yanje. Ako kanya mukara Dumba ntabwo byinjiza ijambo embarrass yaragite embrace wallahi. Dumba vugana na mutamba. Look at yourself. We nyamu. Dumba rakubaga. Abaga ibice. Rekeraho bakugeze ku 10,000 Rwanda n'ubwo uriho. Rwagiye. Mukara kakanyiza wallahi embarrass wallahi. Ndakubujije sheri, ndakubujije Dumba ragusaza usare. Ibyari speaking n'ibyari show bite bipfa. Kwanza ijambo kamaze mpereze muyango moderator ayobora ikiganiro. Nanjye ariko ndi moderator. Ndaje nkwereke. Ndakuma. Thank you, Doctor. Uri moderator ubu ngubu ufite ububasha n'iyi pano ushaka wayifunga. I don't want to embrace me. Du. Yeah, oh yes. Amenya none yanyweye. Iki mubabana ko mu nkanga. Iyo Dumba yagukunze nuko atangira mwa Dumba yagusariye. Thank you, Doctor. No, I don't like her. Dumba. You just supposed to like me. What are Moderator you just mute supposed to like me? Muyango na mumutinze. Mumea gaisa kumyuringa. Mumanura. Dumba uzi ko abakobwa b'ibikara babuze. Moderator no buretse gato Muyango atangiye kubikoresha nabi. Muyango imutinga Dumba. Mumanura ahubwo. Ntabwo mbikoze nawe mbikoze mbishaka. One more time you gonna live this like right now. Ntabwo wa Muyango ndagukora ko Why bebere you mi yanjye. embarrassing a fellow woman? Ureba ijosi bro. Ariko noneho mutamba wenda amenya ari gatiki wa mana muta ko gute sheri Dumba kiri ize. Ndashaka ibihumbi 4,300 ngajya 15. Ntabwo bishoboka Dumba uje mwemera ko abantu hano Dumba kuri 44. Kuri 44 ariko murabona ntabwo ugeze kuri senkani bazuye muri kimwe cya kabiri cya Godfather munsi yawe. Anna Sheri. I'm not asking much. Anna. Utambaniza thank you that. Anna where you are? Muyango mumugeze ku 30,000. Ancient C komeza ukora ibintu nk'ibyo ariko urimo urabikorera hasi korera zamuka hejuru. Ngaho abakunzi ba Muyango ndamushaka kuri 30,000 hano utaturebe. Muyango nyamara yageraho ariko turaza gukenera amasaha yandi nkata. Amasa kuri Muyango. Abakunzi banje ushaka wongera kumpa impano. Ifite ntabwo ukeneye kabisa. Ndamusungwiki. Mushaka umuntu nkura ku 10. Thank you Esteban. Nizo nari nkeneye. Wari ukeneye 10 mugatema ndabasengera. 10 kabisa.
ariko muyango uzi ko abantu bagenda baguha uturabo twenyine ukazamuka akazamuka Bro, kageza ku bihumbi. reba urukundo Thank you, bakunda Jean muyango mani uzi ko abantu bose bari kwiyemeza n'udafite ikintu akamuha uturabo. Yo. Yego wenda muyango afite Again. abafana b'abatindi ariko Oya, nyine arabafite. ukantukira Godfather Dore Queen ndakunyutinga dore njye Queen ari hano hejuru afite za rwabunga ariko ari kumuhereza ubushita. Bya bintu biri gukora yego ko Brenda. Peace. Jesus Samusu uri bamuhaye ndapfuye Samusu namba